Mu kiganiro cya Ese wari ubizi ya none tugiye kureba icyo twasezeranyije mu biganiro byahise ku bijyanye n'amaribori, kuko hari abashobora gutera ipfunwe. Hari imiti twabonye ituruka kwa muganga ishobora kuyavura, ariko muri cy'uyu munsi tugiye kureba noneho imiti y'amaribori ushobora kwikorera nawe ubwawe utiriwe ujya kwa muganga. Twabonye ko amaribori ari ikimenyetso cy'uko uruhu rwawe rwatangiye gutakaza ubushobozi bwo gukweduka no kwaguka, nubwo nta ngaruka zizwi ashobora gutera uyafite. Gusa abayafite benshi hari igihe abarya cyangwa se akabatera ibindi bibazo, harimo no kumva batagaragara neza. Ubwo rero muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukoresha wowe ubwawe bwagukuraho amaribori cyangwa se kuyabuza kugaragara cyane utiriwe ujya kwa muganga. Nguhaye ikaze, jya gutegura ikiganiro kandi nkakikugezaho. Nitwa Peter. Ibuka gukoresha subscribe, hanyuma ukurikirane ibiganiro bitandukanye biguha ubumenyi ku bintu bitandukanye, ku binyabuzima n'ibindi. Iyi miti yose ntisaba ibintu bidasanzwe, n'ibintu wagura hafi yawe. Wenda duhere ku muti wa mbere, ni umutobe w'indimu. Indimu kubera ko ifite aside, ifite ubushobozi bwo gukesha uruhu no gukuraho amaribori. None se wayikoresha ute? Fata igice cy'indimu ukoremo umutobe wayo, nurangiza ugende usigiriza ku ruhu ahari amaribori. Byibuze rekeraho uwo mutobe iminota 10, nurangiza woze n'amazi ashyushye. Bikore buri munsi ku gihe kidahinduka, hanyuma uzarebe nyuma y'iminsi mike uzabona ko ibintu byagiye bihinduka. Undi muti wakwikoraho ubwawe wakugabanyiriza amaribori ni ugukoresha umweru w'igi. Ukoresha igi wizeye neza ko atari pondeze. Urarimena ariko wabanje gutandukanya umweru n'umuhondo ku buryo usigarana umweru gusa. Amagi abamo poroteyine zihagije kandi zifasha mu guhangana n'amaribori. None se uyakoresha ute? Fata umweru w'amagi 2, hanyuma ugenda usiga ahari amaribori. Nubona byatangiye kuma, akenshi bigira ibara rya oranje, noneho aba ari bwo wogaho. Noneho kugira ngo uruhu rukomeze korohera, ushobora gukoresha amavuta ya elayo. Ukore ikindi cyagufasha kwivura amaribori, koresha amavuta ya moisturizer. Gukoresha kenshi amavuta yoroshya uruhu bituma uruhu rworoha kandi se rugahora ruhehereye, bikarurinda kumagara. Ibi bituma gukweduka kwarwo byiyongera, bityo bikarinda amaribori cyangwa bikayagabanya mu gihe uyafite. Ushobora kugura amavuta asanzwe ari ku isoko akora nka moisturizers, arimo cacao butter cyangwa se n'ibindi binyabutabire byabugenewe. Kimwe nuko ushobora kwikorera uruvange rwawe ufashe urugero rungana na rwa elayo, hanyuma ukaruvanga n'andi mavuta yitwa vera. Ubwo uramutse ugize ikindi kibazo wagenda kubaza muri za farumasi zikwegereye ayo mavuta kugira ngo yagure bitakugoye cyangwa se utagura atariyo. Ikindi wakora ni ugushaka amavuta arimo vitamini E. Burya vitamini E ifite ubushobozi bukomeye bwo kurinda umubiri, kuko irinda collagen, ikaba poroteyine y'ingenzi cyane mu gufasha uruhu gukomeza kumera neza, bityo ikarinda kwangirika k'uruhu. Niba ufite amaribori ubona akabije, ushobora gusigiriza amavuta arimo vitamini E ahangiritse buri munsi, uzabona bigenda bihinduka. Aya mavuta rero aba hari mu mafarumasi cyangwa se n'ahandi bacuruza amavuta yo kwisiga bisanzwe, ukagusoma gusokona ko aya mavuta yifitemo vitamini E. Ane mavuta yagufasha ni amavuta y'igikakarubamba. Nk'uko mu biganiro byacu byashize twumvise, igikakarubamba imikorere yacyo gifite ubushobozi bwo gukiza no gukomeza ibice bitandukanye bigize uruhu. Ni umuti mwiza wo kugarura gukomera no gukweduka k'uruhu. None se uragikoresha ute? Kata ikibabi cy'igikakarubamba, nurangiza usigeho uyu mushongi, hanyuma ugende usigiriza hari amaribori uko
ubikora igihe niko uzagenda ubona amaribori akendera. Uramutse utabonye igikakarubamba ushobora gukoresha amavuta yacyo aboneka muri farumasi yongewemo vitamine E. Ubwo rero ahantu henshi uzahabona imiti kandi abenshi bazakubwira ko akuraho amaribori, ariko mu by'ukuri ni uko imiti myinshi ibyiyitirira itazayakuraho, ahubwo wenda wayagabanya. Mbere yo kuyikoresha rero wagombye kubanza gukoresha ibyo wabona hafi yawe kandi bikunogeye, aho kugira ngo bakurye amafaranga bakubwira ngo iyi miti iyi n'iyi ikuraho amaribori. Ibuka gukoresha ibintu twabonye haruguru bidahenze, ushobora kwibonera hafi yawe. Amavuta y'igikakarubamba ni icya mbere, niba ugifite hafi yawe wajya ukoresha uriya mushongi uwusigaho. Ikindi, isiga amavuta arimo vitamini E, ushobora kuyabona hafi yawe cyangwa muri farumasi. Ariya amavuta yoroshya uruhu yiswe moisturizer, atuma uruhu rworoherana rukomeze kugagara. Ikindi kandi nizera ko buri muntu wese ashobora kubona igi, ni igi ry'irinyarwanda kuko niryo rifite umushongi w'umweru. Hanyuma uwo mushongi w'umweru twabonye uburyo wawukoresha ni ugufata amagi 2 buri munsi, hanyuma ukagenda usiga hari amaribori, nyuma y'akanya runaka ukakarabaho. Ikindi uzakoresha kandi kidahenze kiboneka ahantu hose ni umutobe w'indimu. Indimu twumvise ko ifitemo aside, iyo aside ishobora gukesha uruhu. Twabonye ko uzajya ufata igice cy'indimu ugakuramo umutobe wacyo, warangiza ukagenda usigiriza hari amaribori. Hanyuma iminota 10 yashira ukoza n'amazi ashyushye. Ibyo nubikora iminsi mike uzasanga cya kibazo wari ufite cy'amaribori kiri kugenda kigabanuka. Ngaho nahawe nubona amaribori akubangamiye, koresha ubu buryo twumvise butagoye, hanyuma ukemure icyo kibazo burundu. Naho butaha mu bindi biganiro bya Ese Wari Ubizi. Ciao ciao.